agiye kutubwira icyo bita ubusambanyi bwateye muri iki gihe. Aravuga ati ubwire ubwenge ngo uri mushiki wanjye n'ubuhanga ubwite inshuti yawe, ngo kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyashyengesha amagambo ye. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru kuko yemeye gukorana natwe muri iki gihe, ikadushyiriraho uyu muyoboro wo kuri Irakoze TV kugira ngo tujye tugezaho ijambo ry'Imana, tugezeho abari hafi n'abari kure. Imana nishyirwe hejuru. Muri kumwe na Innocent Dusabeyezu. Ijambo dushaka kuganira uyu munsi turaza kurisoma mu gitabo cy'Imigani igice cya karindwi umurongo wa 4. Imigani igice cya karindwi umurongo wa 4. Imana nihabwe icyubahiro. Dushimiye rero abantu badukurikira babikunze, kuko bigaragara ko babikunze mu biganiro tugirana n'uburyo twungurana ibitekerezo n'ubufasha bundi bugendanye n'ubushobozi bwa bamwe bagenda bagaragaza n'ubwitange n'urukundo batugaragariza. Imana yo mu ijuru izabagushiriza imvura y'umugisha. Mvuze imvura y'umugisha aba ari umugisha udakama. Umugisha udakama rero ni umugisha ushobora kubona utarushye cyane, utiyushya kuya cyane, ariko ukawubona bidaturutse mu mbaraga ziremereye zawe, ahubwo ari umugisha Imana iguhereye ubuntu. Imana izaba duhera umugisha aho bari hose, yaba ari abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka dusome rero ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Tugiye gusoma iki gitabo nyine cy'Imigani igice cya karindwi umurongo waho wa 4. Haravuga ngo ubwire bwenge uti uri inshuti yanjye, n'ubuhanga ubwite mushiki wawe, kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahanga ushyeshyengesha amagambo ye. Imana itugirire neza. Ubwire bwenge uti uri mushiki wanjye, uri inshuti yanjye, n'ubuhanga ubwite mushiki wawe, kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyeshyengesha amagambo ye. Ndashaka gukangurira abantu kugira ubwenge. Icyo bita ubwenge, ubundi ubwenge n'ubuhanga ni ibintu bibiri biva inda imwe kandi bikorana ndetse mu buryo bwa hafi. Kimwe kikitwa ubwenge, ikindi kikitwa ubuhanga. Ariko ndabibutse neza yuko aya ari amagambo y'umugabo witwa Salomo. Salomo rero cyangwa Salomoni uko ubyumva, yari umugabo wabayeho mu gihe cya kera, ariko ari umwami wa Isirayeli. Yari umugabo ufite ubwenge, ariko yavanye ku Uwiteka, atarigishijwe cyane wenda n'amashuri ahanitse, ahubwo ngo yigeze gusohorerwaho n'umunsi w'Uwiteka wo kwemererwa n'Imana ndetse na se Dawidi kuba umwami w'igihugu cya Isirayeli, ndetse atabikekaga.
kuko burya ngo hari ibintu tutari tugenewe mu maboko y'abantu ariko ku Mana tukabihabwa. Mu isi bakaba utabyemerewe kubw'amateka, Yesu ashimwe, ariko mu ijuru bakirengagiza amateka bakabiguha. Ibyo mbisabiye abankomokaho n'abari hafi yanjye n'abari kure yanjye bose, kugira ngo muzahabwe ibyasezeranijwe n'ijuru, kuko iby'abantu byo hari igihe amateka atakwemerera kubikozaho imitwe y'intoki. Ibyo mbivuze mu mvugo yindi wenda utamenya, ariko nawe uzareba igihe wirutse ku mugisha ariko ugatwarwa n'abandi. Abantu baradepoza ariko akazi kagakorwa n'abandi. Iyo umuntu ashobora guhamagara abakozi, agahamagara abantu 2 cyangwa 3 ngo bandike amaretere bayageze aho agomba kugera, ariko ugashiduka akazi bagahaye abandi, ibaruwa warayijyaniye ku gihe cyateganijwe. Bivuga ngo mu isi cyangwa muri sosiyete ntabwo uba wemerewe ako kazi, ariko ijuru irikora ibyo abantu batari bakwemereye, ariko ijuru rikabiguhera ubuntu. Imana ntihabwe icyubahiro. Uyu mugabo wa Salomo niyo mateka ya hafi n'abasanganiza afite, kuko yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko y'icyo gihugu. Hari abandi bari bakwiriye kuyobora, ntarondoye ariko nzarondora, ariko icyo nshatse kuvuga nuko yari yemerewe ubwami bw'igihugu cya Isirayeli mu buryo bw'ibanga. Ise yari afitanye n'ijuru ndetse n'umuhanuzi umwe witaga Natani, ariko bitizewe kuko amateka yagawaga nk'aho ari ikinyendaro, kuko avuka ku muntu avuka nk'aho atari uw'isezerano. Imana nishimwe rero. Yajya kwandika rero afite ibigwi byinshi yagiye yandika, afite ibintu yanditse, n'umunyabigwi, kandi yari afite ubwenge bw'Imana. Yarayisenze amaze guhabwa ubwami atari yiteze, ariko abuhabwa mu izina ry'Uwiteka bafatanyije na se Dawidi ndetse n'umuhanuzi Natani. Aravuga ati ubu bwami mpawe ndi umwana muto, kirazira kubwisukira ngo mbuyobore ntarajya kubaza Uwiteka ngo ngire ibyo mwisabira. Nuramuka uhawe inshingano, inama nkugira ukabona zirakurenze, amashuri wize ntakwemerera gukora ako kazi cyangwa gukora izo nshingano. 2, amateka yawe akaba agaragara ko ugawa, uzazamuka umusozi ujye kubaza Uwiteka. Sinzi ahantu uvuganira nawe muri iyi minsi, ariko dore ibintu byacanze abantu. Ndakurarika mu izina ry'Uwiteka kugira ngo wihutire kubaza Imana ikuyobore uburyo ukwiriye kuyobora inshingano uhawe, cyane ko ngiye mbona ubutabazi bwihuse kandi bukihuta gushyikira abantu bagawa. Abo bose mbohereje mu masengesho, kuko inshingano bahawe zivuye ku Uwiteka. Icyambere, imiryango, abo muvindimwe nimuhuje ababyeyi. 3, amashuri wize ntakwemereye. 4, ntibigukwiye kuko uragawa. Cyangwa kuvuga rero niki? Uwiteka amanuka kuri uwo musozi, Salomo amanuka kuri uwo musozi, Uwiteka amuhaye icyo twita ubwenge. Aravuga ati wasabye ikintu cyitwa ubwenge ndakiguhaye, ngo ariko kimuhana n'ibindi byose atasabye. Ntago navuga ubutunzi, ahubwo ndashaka kuvuga ibintu yamuhaye. Icyambere, yamuhaye imbaraga zo kubwiriza. Ndabibutsa yuko iyo tuvuze igitabo cy'umubwiriza ni icya Salomo, niwe cyitirirwa. 3, afite impano yo kubwira, yo kuririmba. 2 nako afite impano yo kuririmba. Ikindi ni umuntu uvuga amagambo y'imigani, icyo bita ajimishe, n'amarenga, nicyo twakwita ibisakuzo. Tiza mu gihe kibi
ubwo ubwira umuntu weruye akabisesengura akabikuramo ibindi, nubona imvugo yawe abantu bayijora bayisesengura bakagukurira mu manza, uzajya uvugira mu migani. Nibyanga ukumva umugani barawita bawishurirwa, uzabasakuza. Igisakuza niba kivumbura uca amarenga. Ayo ni amagambo Salomo yakoreshaga kuko yari intego yo kugira ngo abazasorerwaho n'iminsi mibi y'ibihe bazamenye uburyo bazabigenza, kuko imvugo ya benshi bakururira mu manza kubwo kwihutira kuvuga no kutamenya icyo ukwiriye kuvuga ukakivuga nyuma cyangwa mbere. Kandi burya ijambo rizigiye, Salomo yaravuze ngo ryizihira amatwi. Ari umuntu rero ukunda kuvugira mu migani cyane kugira ngo ahishe iperereza ry'ibimurwanya, cyo bita iperereza ry'ibikurwanya. Igihugu ntigishobora gutuma umuntu ku rugamba atari umunyabwenge uzi kumenya iby'urugamba, bazi amasiri bakoresha, bazi sisiteme y'ingendo n'intandagiro, bazi imivugire n'imyicarire, bazi imirire n'iminywere. Ushobora gusangira n'umuntu agasinda, wowe ntusinde. Kuko Salomo yaratubwiye ati nibyanga ujye wajya uca imigani. Umugani niwanga ukora icyo bita igisakuzo. Igisakuzo nigitemera uca amarenga, kuko umuntu ashobora gusiribanga ku butaka ukamenya ko akubwiye ngo tugende, kuko ni imvugo y'amarenga. Undi akakwereka intoki ebyiri akakubwira ati hari kuwa kabiri, undi akakwereka intoki eshatu ukamenya ko akubwiye 300, undi akakubwira ngo ni kuwa kane ukamenya ko avuze 40,000. Iyo ni icyo bita imvugo y'amarenga. Tusohoyeho n'iminsi ugomba kuvuga igisekuru cyawe bakamenya impamvu z'ibyo bintu na karagiteri zawe. Mbaye rero mbabwiye ngo vuga uziga, kuko ibiguhiga birakwatatse. Mana niduha ubwenge. Salomo agiye kutubwira icyo bita ubusambanyi bwateye muri iki gihe. Aravuga ati ubwire ubwenge ngo uri mushiki wanjye nge, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe, ngo kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyashyengesha amagambo ye. Icyo bita gushyashyenga. Iyo tuvuze gushyashyenga ni imvugo ya kera, ariko ab'iki gihe bayikoresha mu cyo bita gutereta. Ijambo bita gushyashyenga, umuntu ashobora kwikorera akagutura, akazana amaturo arimo izahabu, ishagi, ibihumura neza ndetse n'umusagavu, akaza iwawe nk'inshuti, ariko afite ikindi kimugenza, akakubwira amagambo meza, akagushyashyenga. Kabiri, umuntu aragukunda agakana kuvuga neza, ariko ejo akakugusha mu cyaha. Ndashaka gukora iki rero? Ndakangurira inshuti zanjye, baba batoya baba bakuru, babe ari abize, baba ari abakomeye, baba ari abanyabubasha n'abafite ubushobozi, babe ari abanyantege nkeya n'abanyembaraga, baba ari abize kungufu n'abize za bogisi, baba ari abakaratika n'abandi bantu bazi kwizibukira, baba ari abarashi n'abandi bantu bazi kumenya kure. Ndabasobanurira ngo bwira ubwenge ngo uri inshuti ndetse n'ubuhanga ubwite mushiki wawe, kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyashyengesha amagambo ye. Shaka kuvuga iki rero? Uyu mugabo wita Salomo
Bibiliya hasi tutasomye haravuze ngo yarahagaze ku tubambano tw'idirishya ry'inzu ye arunguruka, agiye kubonabona umusore ngo ahagaze ku kibero cy'inzu ya maraya. ngo uwo maraya ngo yari afite sisiteme yo gutegera mu mayira, ngo undi munsi ngo akaba ari mu iguriro. Muri iyi minsi muzabasanga no mu nsengero, ariko ngo agamije ngo gushaka umusore utagira umutima. Muri iki gihe hadutse ubusambanyi kugera ku rwego rw'uko indaya zisigaye zitegera no mu mayira byakwanga bakajya mu isoko byakwanga bakaza no mu nsengero. Mbaye rero mbatangarije itangazo rivuga ngo ubwire ubwenge, ube inshuti n'ubwenge. Iyo tuvuga ubwenge tuba dushatse kuvuga iki? ubwenge bw'umuntu bwavuye ku Uwiteka. Hari ibintu butanga. Icya mbere butanga igikundiro, icya kabiri bigatanga bukarenga bikajya ku cyo bita ikibengukiro, ubwa gatatu hakaza icyo bita icyizere. Ubwenge buvuye ku Uwiteka butanga igikundiro, bugatanga ikibengukiro, abakobwa bagashyingirwa n'abasore bagashaka. Gatatu bugatanga n'icyo twakwita icyizere. Buriya umuntu ashobora kuba afite ibintu ashoboye gukora, ariko wamureba ugasanga nta gikundiro agira. Umuntu ashobora kuguha akazi, serivisi ikakunanira kubera yuko abantu batagukunze. Icyo twita ubwenge icyo butanga. Icya gatatu, umuntu ashobora kuguha akazi, hanyuma yagenzura neza agasanga ntabwo uri uwo kwizerwa kandi ibyo bintu wari ubishoboye. Ndashaka kubabwira ngo kirere, ndashaka kubabwira ngo ubwenge buva ku Uwiteka urinda ubugingo bw'ubufite. Ugomba kumenyera mu kazi urimo, ukamenya yuko wahahurira n'uyu umugore w'inzaduka. Iyo bavuga rero icyo bita kwaduka, ubusambanyi bwahozeho, ariko hadutse indi sisiteme yo kureshya abantu ngo basambane. Hari ibintu byinshi byaje, naranatangaye. Ubu ibintu bisigaye byinjiza amafaranga menshi ku macano ni ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina. Naho rero batageze no mu masoko yandi yo mu byagajuru barahageze. Icyo mbatangarije rero, nkiri kumwe namwe mu minsi tuzamarana, cyane ku mpamvu y'ubutumwa bwiza, mugera ikirenge mu cya Salomo, hanyuma mumenye ubwenge naho muri, naho mugenda, murinde n'ababakomokaho, kuko ushaka umukozi w'umukobwa, kuko ngo ufite abakobwa, hanyuma wamusigara n'abakobwa wawe ugasanga yarabasambanyije kandi bahuje ibitsina. Mugire ubwenge bagore namwe bagabo, kuko uwo wita inshuti ni nawe uzavamo umwanzi wawe. Imana iturinde muri iyi minsi igoye. Ni itangazo nabahaga, ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi ibintu bizagenda neza nugira amakenga. Icya kabiri, nubasha kumenyera kure, ukamenya ibyo ureka, ibyo uvuga n'ibyo ugenderamo, kuko maraya aragutegereje. Iyo tuvuga maraya rero, tuba dushaka kugaragaza yuko ari umuntu ugutegereje ngo akugushe mu byaha. Reka wenda miniraho, tuzakomeza tuvuga amateka ya Salomo n'ibindi bimukomokaho, n'uburyo yari afite icyo bita indirimbo, inyamirwa mu ndirimbo, akavuga utuntu twinshi muri yo narondoye, ariko nari ndimo ngira abantu inama ngo bagire ubwenge. Umuntu aguha akazi uzakora imyaka, wabona 5 ukajya mu businziro mu buraya.
mbivugiye hano kuri televiziyo, kandi niringiye yuko bizagera ahantu henshi. Uzagira ikibazo azagisha inama, kandi uzashaka kumenya ubwenge azabusaba Uwiteka kuko aramutanga kandi ntabwimana. Ubwenge n'ubuhanga. Narasoza, iyo tuvuze ubwenge tuba tuvuze igikorwa icyo bita umutekinisiye mu gikorwa ari gukora, ariko iyo tuvuze ubuhanga tuba dushatse kuvuga igikorwa cyarangiye, kuko iyo igikorwa kirangiye bakubonamo ubuhanga. Ariko iyo utsinda bikiri mu bitekerezo ujya utanga n'ibitekerezo bizima, uba uri umunyabwenge. Ariko itandukaniro ry'ubuhanga n'ubwenge ni uko ubwenge ari igikorwa kiri gukorwa, ariko ubuhanga ni igikorwa cyarangiye. Iyo rero watsinze umugore nk'uwo ubaye umuhanga, ubaye umuhanga, kuko uyu mugore ngo yubitse benshi, niko Salomo yatubwiye, ndetse ngo nabo yubitse na bugingo n'ubu ntibaragaruka. Umuntu ashobora kugira ngo bizemera nasambana n'indaya, ariko ndababwira ngo iyo usambanye ijuru ritari gukuraho icyizere, niyo wagaruka ntugera ku rugero wahozeho. Ubu uri umwana ariko udafitiwe icyizere, witakaza icyizere bitewe no kubura ubwenge. Imana idufashe kandi idushoboze. Icyubahiro kibi cy'Imana yashyizeho Bibiliya kugira ngo dusome kandi dusobanurirwe, tunasobanurire abatarabasha gusoma, ariko bazasome binjize n'Umwuka Wera, bamenye icyo Uwiteka ashaka. Ubwenge, ubuhanga, ubifite ntazatsitara na hato. Icyubahiro kibi cya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, wemeye kubana natwe mu bihe nk'ibi, turamushimiye. Reka twubahe Imana, dusenge mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo kwizerwa, wahoze uri ubuturo bwera na bugingo n'ubu, kandi wemeye guturana natwe, umfashe kandi ungendeshe mu buryo bukomeye ndetse n'ubworoheje, umpe imbaraga zo kunesha icyaha, kandi ngendere mu kuri kw'ijambo ryawe. Turi hano rero kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Intego yacu niyo kuvuga ubutumwa bwiza